yego naragiye ndahera ariko hari ibintu nahise nkora, hari ibindi bintu nahise njya gukora ariko ntabwo mwagakwiye reba na mama noneho we ngira gutya ejo bundi namusabye agahushya arakanyima siko wagira ngo ino ni gereza muba mufungiramo. mani njye nabuze kontorore birangira mwebirengozi ukirukana umuntu w'inshuti yawe ugiye kwakira inkobwa, uzi ko ibyo babyita ubufu? ntacyo upfa kumbwira numve. uri kunyumva? uyibagirwe nk'uko wacutse ibere rya nyoko, niba unamufite niba aranaryonse simbizi. urumva kigoryiwe uzongera kwiratira heza na so nangirwa so witwa ngo ni so yaragutaye. nyumva byarangiye mukobwa she ko rya joro twabanyemo njye nawe yamaye twanyweye ngo hari ukuntu ngo byaje kugenda uyumve arangije yanga gusohoka mu nzu none hagiye kubihuhura mu cyumba ngo ahangaha sinsohokamo. mba mukunzi urabizi imyaka tumaranye njye nawe dukundana, mu by'ukuri nta muvandimwe uranyereka, yewe habe n'inshuti yawe n'imwe nari namenya. ariko si ubu nk'uburamutse ugize ikibazo ubu koko nabigenza gute? namenya mbariza hehe kuko akosemera ubwo mwana ariyoberanya pe. ntusemere utambeshye, ubu umwana ungana gutya yashobora kwiyoberanya bigeze aho ngaho? njye ndumva umubeshyeye. ariko mwana wanjye mukobwa mwiza nkunda cyane, ndeba mu maso, reba mu mboni z'amaso yanjye urebe neza umenye ko ari njyewe mama wawe ukubyara. niko kuki ukomeje kuntenguha koko? uri kundeba se? yego mama ndi kukureba ni ukuri. ariko se yanje ko ukomeje kuntenguha mwana wanjye, kujya ukomeje kumpa amenyo y'abasetsi, uragira ngo ukorere iki mu buzima koko? ariko mama ayo magambo yose uri kumbwira n'ayiki? kumva amagambo yose urimo urambwira cyangwa ibyo byose uri kumbwira ni ukubera uriya mugore w'umuturanyi? ariko reba ukuntu uba unambwira, reba ukuntu uba wifashe, reba agasuzuguro uba ufite. ariko wanje urabona imyaka ufite, urabona njye nawe tuzajya duhora tugurukana? ushaka ko tuzajya turwana koko? ntabwo ushaka kunyumva? ngebaze nk'amagabo w'umbwiye ngo umugore, icyo nicyo kinyafura nagutoje koko? ariko sinjye sinumva ukuntu uri kuremereza ibintu ngo kurwana. oya mama njyewe ibyo ntabwo nabyemera. ese kuba urimo uravuga gutyo kugeza n'aho uvuga ngo kurwana? ese ko ibintu byose umbwiye mbyemera nkabikora, ubwo ibyo ngibyo bije gute? ariko wanje iyaba ibyo byose wajyaga ubikora mu maso yanjye gusa ariko simbisange hanze, wowe nta soni ujye gushogazanya n'umuntu mukuru ubizi neza ko ari uri mu mafuti? ariko mama ibyo bintu wabyemeye koko? ubu se njye uko ndeba ukuntu ahagarara nkacyokerana nawe, ubu se gutengura itaka byonyine kandi nabyo ntabwo nabikoze mbigambiriye, ariko nawe ntabwo yari akwiye kuza ambwira nabi. icyo rero nicyo kibazo cyawe, ukuntu uba umbwira byonyine
nakureze gutyo nta kinyabupfura ugira habe na gato. Umuntu mukuru aba ari mukuru, ugomba kuzajya witwararika. Ese ubwo umuntu nimba mubonanye rimwe ugahita umwiyereka uko umeze, imyitwarire yawe n'amafuti yawe, utekereza ko yagufashe gute? Wa mwana wajya umbabarira, ndagusabye uzaceho uze umusaba imbabazi nanjye turi kumwe, ariko wajya umenya no kwihishirama. aha nzabikora nk'uko ubishaka, ariko rwose wazajya nicecekera kuko ndabona ibi bintu ntabishobora. Anje mbabara rwose, mbabara wikomeza kunyongera ibibazo, n'ibyo mfite birahagije. Ahubwo se bya bintu nakubwiye uracyabyibuka cyangwa wabisizeho nabikubwiriye? Ndabyibuka rwose, ariko nawe ntukagire indangazi ngo ukabye. Sawa, ngaho utekereza umunsi neza uzasabiraho imbabazi uriya muturanyi, ibindi byo nzabikubwira neza uko tuzabigenza. Yes, kari Chris one wasanga ari nta kabisa. Yo man bro, bimeze bite? Shani fresh kabisa. Akushaka kwagira ngo urina. Nahatakaye wanjye. Oya. Amande naguca ntabwo wazayabona man. Nese uraza ukabanza ahandi. Nta nutabanje mu bavandimwe. Brad urabizi neza ko mbere y'ikindi kintu cyose kibaho banza guhitamo umuryango. Bwari impamvu atuye mbikora. Oya mane wenda kumva nakumva ariko ntago bikuyeho. Amande naguca ntabwo wayabona man. Ntago bikuyeho naguca man. Bya bisheke byo mu cyaro se ndaje mbizane nawe urabizi ko ntago hereza. Oya umva man. Wowe none ushaka ukuntu duhura ungereho mu rugo ngiye niho ndi ni hahandi nkiva. Ndaje ngutaka rero bro. Sawa. Mane rero nuko bimeze mane bro. Shana byumva kabisa. None se ko mbona gutya n'iki gutya na gutya umaze kubona umuntu muzabana mane. Sha dada rero mupire. Ni nkaho ahari ariko ntabwo ndabyemeza neza. Uri kubona hari umutipe twakoranaga mu ntara yaje i Kigali imbere yanjye, ubwo rero nateganya ko rero tubana ariko ntabwo birazanzamo neza tu. Ahubwo mani ubivuze gutyo ndibuka Emma nta kintu nigeze akubwira. Emma yarampamagaye ambwira ko nshaka icyo gusa kuko ndibuka neza nabimuze ariko ntabwo yigeze ambwira byinshi, gusa ambwiye ko nshaka tu. Mani rero reka mubwire brother, buriya Emma arakomereye muri iyi minsi. Ntabwo bimeze neza kabisa, gusa ni ibintu byakemuka ariko nyine ntabwo ari sawa. Ariko mwana reka nkubwire uriya muvandimwe wacu yihererana ibintu agakabye. Mani buriya nuko byari kuri telefone, urumva ntabwo yabikubwira kuri telefone n'iki, usibye ko nawe namubwiye yuko wenda kuzinaha ariko nyine byakemuka mama. Bra brother nuko nyine wamugani ngo ntaho hano mukuru aceceka cyane agakabye. Buriya muri iyi minsi urabona n'ikintu tubari twarafunze n'iki ntabwo biba byoroshye, ariko namuhamagara na hano akaza tugahura tukabikemura. Nta bintu biba bikaze. Ariko ngwiki gutware nawe sibyo tubara usigaye sasa ni ibintu birenze. Wajyaga mu kabari twe tuguhamagaye none fantamwa bari buri muntu wese afite ikintu yabona yo mani ni yese nye mu fanta gusa. Nese ubu uheruka brushette se no kutanya none ariko nyine umuntu ugiye umuntu ambwiye akabari tanumva icupa fanta zibayo na brushette mani kandi nabo yikumbuye. Ntabwo ari ibintu bikaze mani. Biriya byo bana binywera mu rugo. Ndabizi ni bimwe byanyu byo mwamuhirira mani mwarambonye mani. Nese bro kuko uvuga ari gutaruka hano uri ibana bana mani we ntabwo nibana ahubwo umujama tubana yazindutse mu gitondo sizi ngano yagiye niki ntabwo napfa kwibana mani biba ari stress niki ntabwo ari sawa. Sha kwibana byo bari danger. Uzire n'uyurwaye wibana ari hatari cyane aba byoroshye. Umujyi mujemo tu anigaruka ariko nese urabona twe tutamenyereye mani. Ndanibaza ahubwo wasabe uko byenda kose abonye ko ibintu byinshi byahindutse. Kigali ihora hinduka, Kigali ihora hindagurika, utari ni seriye mu mutwe ushaka no kuyoba. Kuba waje uri na hano twahita dufatirana, urabona ko uri hano n'iki namuhamagara tugahurira rimwe ibyo dukemura tukabikemura mani bikava mu nzira n'ubundi. Iyo bitinze biranapfa n'iki umuvandimwe wamuhamagara tukavugana icyo kibazo afite nimba ari cyo umuntu yagikoraho nyine. Tubanze dushaka ikintu duteka n'iki cyangwa se tunanywa n'iki nanakwakire arabana waza ko byamera kose. Nena nashonje rero ntiburanire nshonje wowe gira muhamagara ntari bindi.
Mwiriwe. Nta muntu usuhuzanya. Bizagenda ariko birangira nyine. Ni akantu kaba kagoye kubera wa muco wacu w'Abanyarwanda umuntu aba azi ko umuntu wese amunyura amushuhuje nuko nyine. Amakuru Ni meza. ndabona uri gukubura. Aya niyo masaha. Nitwa Mary. Ntuye hano ruguru ndi umuturanyi wanyu. Ni byiza kumenyana. Ariko muri base. Twimutse vuba aha ngaha hahita hakubitamo ibibazo by'amakorona nyine umuntu aba yihugiye ari mu rugo gusa. Ibintu bya Kigali nyine ni ukwihugiraho gusa nta bindi. Rero nari ndimo gufura naje kubatira ibase. Ntacyo reka nze kuzana iki. Sawa urakoze. Urakoze. Nta kibazo pe. Naho ubundi dore turi abaturanyi uzajya uza kudusura mfite n'abakobwa mujya kungana mwajya muganira. Nta kibazo ubwo nahamenye nzajya nshishamo. Cyane nawe murakoze. Yego nawe. Ngize amahirwe yo kongera kukubona. Ikindi cyiza kiriho nuko turi twenyine turi babiri. Nongere nkwiyame inzira zo kwisirisimbya unyuri wanjye. Uranyumva neza? N'undi munsi singushaka wongera kuza iruhande rw'umwana wanjye. Ndakwiyamye n'undi munsi. Ntabwo umuntu ushaka. Bishano noneho ubundi ko mbona wacecetse utarimo kuvuga uri kiragisembe imenye ufite ubumuga bwo kutumva kutansubiza. Ariko wa mama reka nkubaze ikintu kimwe sibyo kandi ubundi se kubera iki umbonamo ibibi gusa umwana wawe ntabwo ngusabye kunyigisha urumva nta nubwo uri mwarimu ibyo nkubwiye ntekereza ko amatwi yawe yabyumvise ndakwiyamye n'ikindi gihe. Ariko reka nkubwire ntabwo umunsi wacu ugenda nk'uko tuba tubitekereza. Icyo ni kimwe ntabwo bigenda nk'uko tuba tubiteganya. Uko nk'uko niko mpura na Sindi sibyo. Icyo ni kimwe uko nk'uko niko mpura na Sindi ndetse ni nako bihurirana ukabona n'abanyuze imbere y'iwawe. Ni ibintu bihuriranye nk'uko umuntu watubona ngewe nawe yavuga ko ari twabipanze nyamara ni ibintu biba bihuriranye. Sinzi impamvu mbigira ibintu birebire. Ni ibintu bisanzwe abantu baturanye nyine baba baturanye. Sinzi watubonana nawe sinzi ibintu byawe ntibizongeye guhurirana ku mwana wanjye nicyo nkusabye ntuzongere ndakwiyamye. Ariko kanakumbe ese ubundi umubyeyi mwiza ufite umutima mwiza avuga amagambo nk'ayo ngayo ese ubundi naba ndi gukora nabira nuko wakosora. Mwiriwe egoko mwese mwakoze amasuka angana gutya arahari usimbwira koko sinari kuba nagufashije. Oya ni ukuri wibigiraho ikibazo nanjye sinzi uko byaje mpita mutiraho ntangira kubikora ariko nta byari bigoye birimo twabishoje. Usibye ko narubwo arakabaye nivugisha gutya nk'umukobwa mba ngomba kwibwiriza ariko ntacyo ubutaha nzagufasha. Ako nawe utangiye kubigira birebire. Urabona hari umwanda munsi y'igitanda
n'imyenda yari ihari mikeya nagomba kwifura ariko nta kibazo rwose humura ntabwo nakurenganya abana bamfashije kandi twabirangije. Okay, ni byiza. Ako hano hantu hari no guhumura. Ngaho ugiye mu nzu ariko mu kanya ubanguke gatoya nagushakaga ibyo nshaka ko tuvugana. Wese ugenda se? Ndagiye, hari ikintu ashaka ko ngufasha se? Aya urebye ntacyo. None se ubundi uri butindeyo? Nshobora gutinda kuko ni umubebe w'inshuti yanjye ngiye kureba kandi nta n'ubwo ahantu aba mpazi, urumva harazamo no kuyoboza n'icyo ariko ntabwo ndi butahe bwije. Nta kibazo genda wiyiteho. Genda ibyo ugenda. Simbi karamizwe mpiri ubundi mbamamagara ntabwo uba wumva agacucu ukuntu kameze uva nkubwira uzi ikigezweho noneho gahunda nuko ugiye gufura genda uzana amabase noneho ngiye gukora n'imikore gusa Imana ifashe. Sundi uba wikurura wagira ngo ni karya gatsinda fata nyine umukure ndaza kukumaramo icyo gikoma ufite aho maze kabiri. Wari uje se? Reka twicare mu nzu tuvuge. Ngaho mbwira muteze yombi. Uko isuza uje ubwo se urariye? No nariye, urumva rero ntabwo nahita nongera kurya ko ndarira rimwe nimugoroba. Nta kibazo, urumva ikibazo nashaka ko tuganiraho ni imyitwarire ya Sindi muri iyi minsi. Ni ukuri rwose mba numva sinzi mbangamiye, sinzi wowe uko ubibona. Ahanini afitanye agakungu na wa musore uherutse kumuzana hano. Mba numva byancanze binandenze muri njye. Mva Mary nshimiye ahantu. Ni ukuri ntushobora kubyumva uriya mutipe nyagezaho. Noneho wowe hari ikintu utazi. Uze ejo ngaherekeje ngo Sindi ngo waje mu rugo. Nagiye kubona se nkabona ari guhengereza turi guhuza amaso. Yose umuhungu ugenda ahengereza mu bipangu byandi ubundi ugashaka iki? Akaba. Umva nkubwire. Tumewe koko. Gusa iyo myitwarire ni bwoko ki? Wahora n'iki ko njye muye nawe ndi kuzamuka hari agenda keberuza arebuzwa utamenya ibyo yarebaga ariko umva nkubwira ibintu mukoreye ndamwiyamye ndamubwira n'undi munsi simushaka kuzongera kumubona muri izi karitsiye. Nanjye ejo ndi twarahuye ndangije ndamusomera umva ndamushishura ariko icyose cyo nagazanye ambwira tumva muhu n'undi munsi sinzongera guhuzana amaso umva ashaka kunyumvisha nyine ngo ukuntu ngari ibintu ngo byahuriranye ngumva ngo nagurire panze use ngo kureba biki yisobanura ndamusomera arangije aca aragenda. Urabona rero tukwiye guhamagara Sindi tukabimubwira hatejo utazasanga byabaye ibibazo bikomeye. Sindi nyine nari nabimuganirijeho n'iki ariko urabizi nawe guhana no guhozaho tugomba kongera tukabimuganiriza. Reketi wa? Yego kumanda mujye kwiga makuru. Okay. Yego. Makuru? Ni neza. Keti. Kumeze neza se? Turaho nyine ariko gake gake. Sha umva umeze neza tu.
icyo nagihamya. Shanyuzura ni ukuri ubushomeri butugeza ahantu kure. Shake tureno uri utamenye. Ubu se abashomeri bose basa nkawe. Uzi nk'iki gihugu abashomeri basa nkawe. Nanjye nahitamo kwera umushomeri. Yumvira ni ukuri Chris. Uzi ko utungurana ni ukuri urashinyagura. Nta bashomeri nkuruziho ntabwo. Yumvira ni ukuri. Shase wahora ni iki? Ni ukuri umva ahubwo reka nkwisabire. Wandangiye akazi. Akazi shabesha. Akazi ni iminsi. Akazi mw'iyi minsi biragoye ariko ndibutse hari umutipe inshuti yanjye aherutse kumbwira ko afite umwanya ndaza kumukubariza nube ko polisi atayitanga. Waba unkoreye ni ukuri kabisa akantu nzagakora. Shana ukuri urakoze. Aya nari bikuru umuntu wanjye se gusa uyu munsi cyangwa ejo ndaza guhamagara ndakubwira. Ahubwo se wowe bakwanje nawe umaze iminsi witwara nabi kuko umaze kumbera nka sindi neza ntabwo nyirengera icyazo mba mfite hano ngaha umuntu nta nubwo mumwemera ngo asohoke basi ajye no kwitembera ni uguhora yicaye hano ngaha. Akakujya hehe? Ese basi ntabwo nasura n'inshuti zawe. Nyine ni cya kibazo nakubwiraga kuba witwaye nabi nese undi wagize ngo witwaye neza Mary yakwimura uruhushya. Ntabwo muzi wowe. Ahubwo reka nkubaza ejo bundi uri kumwe na Mary muri salo njye byarandenze ko ari ubwa mbere nari mbonye umwanya ungana kuriya noneho umwana yifungiranye mwe muri mu biki. Nyine ibintu yari ari kumbwira biteye ubwoba. Ibintu biteye ubwoba guteze mbabara mbese irakuye ko ugomba kuzajya imisanzura wambwira. akubwira iki?